inzira y'ibihe. Buri munsi ni ipaji nshya y'amateka yandikwa mu isi, nayo akaba uruhererekane rw'ibihe byahise ubundi akanisubiramo. Inzira y'ibihe, ikiganiro cy'amateka kuri Radio Rwanda. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nyandiko yitwa Le Grand Remplacement, nk'igitekerezo muri iyo nyandiko igarukwaho cyane ubu ngubu mu mahame menshi akarishye ari kugenda ashingirwaho hicwa abatari bake mu rwango abazungu bamwe bashingiraho nyine bibasira abatari abazungu nkabo mu bihugu bita ko ari ibyabo, ariko ngo bikaba biri kurushaho kubarizwa n'ijanisha rinini cyane ry'abandi batari abazungu. Ni inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda buri ku isabato isaa 6 ku manywa n'isambiri z'ijoro buri kuwa kabiri. De Alphonse MUHIRE MUNANA. L'immigration de masse, l'immigration trop massive a modifié la population. C'est un élément statistique. Après, le grand remplacement, c'est l'étude. Le grand remplacement cyangwa the great replacement ni igitekerezo cy'ibanze mu gitabo La décédère de l'innocence cyashyizwe ahagaragara n'umwanditsi w'umufaransa Renaud Camus mu bihumbi 2010. Ni igitabo cy'amahame akomeye y'ubuhezanguni bw'abazungu cyanditswe gishingiwe ku mibare mihimbano y'ibarura ry'abaturage mu Bufaransa hagendewe ku nkomoko zabo n'ibara ry'uruhu. Kikaba igitabo cyashyizwe hanze kigaragaza ko hari umugambi mubisha ngo wo gusimbuza abaturage mu bihugu byo mu Burayi na Amerika ya ruguru bagasimbuzwa byihariye abirabura n'abarabu, abo noneho bakazagenda buhoro buhoro bigarurira ibihugu byabo kuko ngo barushaho no kuba benshi bidasanzwe kandi ku muvuduko utangaje. Abo rero ngo bagerayo bakahabyarira abana benshi cyane kuko ngo bisanzwe biri no mu mico yabo n'imyemerere, mu gihe abazungukazi bo ngo batabyara abana benshi. Noneho mu gihe cy'imyaka myinshi iri imbere ngo bikazarangira ibyo bihugu barabyigaruriye bitakibarizwamo abazungu, ababituye bose barabaye abirabura basa n'ibyemanye hagati yabo n'abazungu, abarabu ndetse n'abandi batari abazungu. Ibyo ngo byazageraho bikavanaho abazungu burundu, ntibazongere kubaho nk'inyoko, abantu b'ibara ryabo bakazaburirwa irengero burundu, ntibazongere kubaho bakazimira. Ibyo Renaud Camus yagiye kure aza gufata umwanzuro abyita ko ari jenoside ikorerwa abazungu buhoro buhoro kugeza bazimye burundu binyuze mu migambi yita mibisha yiriho kandi mu buryo butandukanye ngo yateguwe igihe kirekire ndetse ikanyuzwa muri gahunda zo kwimukira i Burayi rwihishwa ndetse n'abimukirayo batari abazungu bakarwana inkundura kugeza bahahamagaje n'abandi bene wabo bose bakajya kwirundiyo mu Burayi, by'umwihariko mu Bufaransa igihugu cye n'icyagarukaho cyane no mu bindi bihugu, ariko byo mu Burayi byari bisanga mu bundi umubare munini hafi ijanisha ryose ababituye ari abazungu. None ngo ibyo bikaba bigenda bihinduka ku muvuduko munini cyane muri ibi bihe ku buryo abazungu ngo bagenda ahubwo aribo bahinduka abanyamukiye mu bihugu byabo bakaba n'abakene, mu gihe mu nzego z'ubutegetsi no mu mirimo itandukanye aho hose ngo ari abarabu n'abirabura bagenda ahubwo aribo barushaho kuhaba benshi kurusha abo bazungu. Mu bihe byabanjirije intambara ya kabiri y'isi, imigambi yo gusimbuza abazungu abandi bafite inkomoko ku yindi migabane batari abazungu mu Bufaransa yagarutsweho kenshi muri icyo gitekerezo, ishinga n'imisingi y'urwango ku Bayahudi, Abanya-Armenia, Abataliyano n'abirabura mu bihe bitandukanye. Ni ibitekerezo Renaud Camus yasubiyemo mu gitabo cye Le Grand Remplacement mu buryo bwe buryaye kurusha undi mwanditsikazi w'umwongereza Giselle Littman urafite inkomoko mu Bayahudi. Uyu mudamu Giselle Littman we yari yaranditse igitabo yise Arabia, l'axe euro-arabe, agaragaza ko Burayi ngo bugenda buhoro buhoro bwigarurirwa n'abarabu. Ibyo byose ni ibitekerezo Renaud Camus nawe yasubiyemo abyandika nawe mu buryo bwe mu nyandiko Le Grand Remplacement. Ubu yanamamaye hose, inizerwa cyane n'abazungu, bamwe muri bo basaritswe n'urwango kubirabura n'abandi batari abazungu nkabo ku buryo batifuza noneho no kubabona mu bihugu byabo. N'ubwicanyi bukorwa kenshi ubu ngubu bwibasira abatari abazungu n'abatari abakristo mu Burayi na Amerika hashingiwe kuri iyi nyandiko inashimangira ko abazungu ngo mu gihe abandi bakomeza kwimukira mu bihugu byabo ku yindi migabane ku bwinshi bajya guturayo, ibyo ngo byarangira abazungu bahanaguritse burundu bakajya kure bakabyita ko ari jenoside ikorerwa buhoro buhoro abazungu. Mu Bufaransa imitwe myinshi ya politiki mu gice cya extreme droite ntabwo basiba kujyana nuko bisu kuri kwa Renaud Camus muri iyo théorie ya Grand Remplacement inahindurwa politiki ikomeye ku buryo ngo babimukira barimo abarabu, abirabura n'abayislam ndetse n'abandi batandukanye. Uko byamera kose ibyo bitabura nyine kuzamura ingingo ndetse n'ibibazo byibazwa kenshi muri politiki z'imitegekere y'igihugu, ndetse kugeza ubu ngubu mu Bufaransa aho ngaho umwe mu biyamamaje mu matora aheruka bwana Eric Zemmour
ntabwo yabuze n'ubundi kubinyuza mu matora nk'ayo, yamamaza cyane ibitekerezo by'uko abimukira ari ikibazo gikomeye kandi cyihariye, yewe n'abahawe ubwene igihugu mu Bufaransa mu myaka myinshi cyane yashize. Abo ngabo bakavuga ko ari amabandi, abacuruzi mogi n'indaya, abakora urugomo rwose rugarukwaho muri iki gihugu cy'Ubufaransa ndetse n'ibindi bibazo byinshi gifite ubu ngubu, ko ari abo ngabo n'ubundi ba nyirabayazana. Bakwiye rero ngo gupakirwa indege bagasubizwa muri Afurika n'ahandi baje baturuka. N'amashyaka n'amahuriro menshi ahangaha mu Bufaransa n'ubundi ashingiye cyane kuri politiki nk'iyi ngiyi kandi mu bihe birebire kuri iyi ngingo. Kenshi mu gusobanura ubwicanyi abazungu bakora bica abirabura mu bihugu byinshi mu Burayi no muri Amerika, bigaragara neza ko bamwe babikora n'ubundi bashingiye ku gitekerezo nk'iki ngiki cy'uko abo ngabo batari abazungu bakomeza kuba benshi iwabo, ku buryo ngo bishyira ku rwego rwo hejuru cyane impungenge z'uko bazahagwira bakabatwarira n'ibihugu. N'ingero nyinshi zifatika zanagarutsweho ku buryo abakora ubwicanyi nk'ubwo ngubwo baba barafashe ibyo bikorwa ahubwo nk'ubutwari ndetse no kurengera ubwoko bwabo bw'abazungu n'ibihugu byabo. N'ubwicanyi burimo n'ubwamamaye cyane muri iyi minsi bugendeye cyane kuri iki gitekerezo nk'ubwakozwe n'umunyanorvege Anders Behring Breivik mu 2011 ubwo yabanzaga kwica abantu 8 mu mujyi wa Oslo nyuma yo gutega igisasu mu modoka, ubundi akambuka n'imbunda ku kirwa cya Utøya, aho ngaha akarasira abandi 69 bose akabica. Mu rukiko nta kwicuza na kumwe yashimangiye ibitekerezo bye by'uko politiki zishyizwe imbere ubu ngubu mu Burayi ngo zigambiriye cyane gushyira iherezo ku nyoko y'abazungu, guhindura Uburayi ubutaka butagira umuco gakondo na ba nyirabwo, bukagabizwa abayisilamu no guteza imvururu zikomeye mu miryango, hamamazwa politiki z'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo, ubutinganyi, uburaya ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibyo ngibyo rero ngo no gusenya nkana imiryango y'abazungu no guca intege hazaza h'ubuhangange bw'abazungu ku yandi moko y'abatuye isi. Yavuze ko ntacyo yicuza rero na kimwe, akatirwa igifungo cy'imyaka 21 yari afite ahubwo n'uburenganzira busesuye bwo kujurira, ariko avuga ko adashobora na gato gukinisha ibyo kujurira mu rukiko rw'ubutegetsi bw'amahame atagira indangagaciro namba z'abazungu, kuko ngo yaba yemeje ko urwo rukiko na politiki ziriho mu Burayi no muri Norvege by'umwihariko asazwa rwanya, ubwo nabyo ngo bimufiteho ububasha cyangwa byaba byemewe. Yavuze ko urukiko nk'urwo ngurwo mu butegetsi bw'abantu batagira gakondo n'umuco, batagira ahubwo n'ibara ry'uruhu, abirabura, abavangavanze n'abarabu b'abayisilamu, ngo nawe ubwe atazi neza niba ari n'abantu. Abo rero ngo ntacyo yari afite na gito cyo kubisobanuraho no kubasaba imbabazi uko ariko kose, abasuzugura atyo arafungwa arabareka. Ubwicanyi umunyanorvege Anders Behring Breivik yakoze icyo gihe n'imyitwarire ye kugeza ku munota wa nyuma byashyize ku kindi kigero cy'imitekerereze n'ingengabitekerezo z'irondaruhu, urugomo n'ubwicanyi bikorwa mu izina ryo kurengera inyungu z'abazungu mu bihugu byabo batifuza kugiraho babona abirabura n'abandi batari abazungu ku butaka bwabo nk'uko babwita. Brenton Tarrant aho ngaho ni muri Nouvelle-Zélande mu 2019, uyu muzungu nawe watekereje kimwe na Breivik muri Norvege, yagabye ibitero bihambaye ku misigiti 2 mu mujyi wa Christchurch. Tarrant ati ni gute mushobora gufata igihugu nka Nouvelle-Zélande mukagihindura ikitagira banyiracyo kandi duhari, mukazana ibihumbi n'ibihumbagiza by'abirabura muvanye muri Afurika n'ahandi ntazi, mukabahindura abanya-Nouvelle-Zélande bagatura ahangaha ntacyo bikanga, mukahatundira n'abarabu b'abayisilamu mu bice byose kugeza muri Christchurch, umujyi ubwawo witwa ko ari urusengero rwa Kristo. Ahantu nkaho mugatinyuka mukahashinga imisigiti, hari izihe nsengero imaka, hari zo muzi zihubatse, nta na rumwe ruhabarizwa. None abo ngabo baraterura imisigiti yibarizwa bakaza kuyishinga ahangaha muri Nouvelle-Zélande bate mu bihugu bya Gikristo kugeza no mu mujyi ubwawo witirirwa Kristo. Uyu yarashe kandi yica abantu 51 icyo gihe cyarimwe ku misigiti y'ibiri aho ngaho muri Christchurch. Nibwo bwicanyi buhambaye bwari bukozwe muri icyo gihugu kuva mu 1809. Ni igitekerezo Great Replacement nawe yashyize imbere cy'uko abazungu ngo buhoro buhoro bizarangira barasimbuwe n'abirabura n'abarabu mu bihugu byabo binyuze mu bikorwa by'ubwemukira nk'ubwo ngubwo. Urugomo n'ubwicanyi abazungu mu bihugu bitandukanye bagiye bishoramo mu kwibasira abadateye nk'abo mu bihugu byabo nyine, byose bituruka ku mahame nk'aya ngaya ashingiye ku gitekerezo cya Great Replacement uhereye mu Bufaransa, byakwirakwijwe hose ku migabane yose mu bihugu byiganjemo abazungu, cyangwa se abo bazungu nabo bafata ubundi nk'ibyabo, ku buryo uvanyeho n'uyu nguyu Brenton Tarrant muri Nouvelle-Zélande na Anders Behring Breivik muri Norvege. Nubwo izo ngizo ari ingero gusa tugarukaho ku bitero binini n'ubwicanyi bwahitanye benshi bazira kuba atari abazungu batuye mu bihugu byitwa ko ari iby'abazungu gusa, abazungu nabo badashaka ko hagira abandi bahabarirwa ku bwinshi ngo batazahabasimbura bakabatwarira ibihugu.
n'ibitekerezo nk'ibi ngibi byakwirakwiye hose mu bazungu b'abanyamerika ku buryo muri iki gihugu ho n'abaturage ku bwinshi basanzwe batunze imbunda nyinshi. Ubwicanyi nk'ubu buhakorerwa hagendewe ku bitekerezo nk'ibi ngibi ntabwo bubarika. Mu 2009 ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa munani nibwo muri Texas mu mujyi wa El Paso umuzungu witwa Patrick Wood Gracious yafashe umwanya we ashyira mu bikorwa ubwicanyi nk'ubwo ngubwo bushingiye ku rwango yavomye mu nyandiko nk'izi ngizi Great Replacement, y'igitekerezo cy'uko abandi batari abazungu hari umugambi waba uriho wo kubafasha kwimukira ku bwinshi mu bihugu by'abazungu kugeza bahabaye benshi kurusha abo bazungu, bakazigarurira ibyo bihugu ndetse n'abazungu bakazazimira burundu binyuze mu gushakana buhoro buhoro n'abo bandi batari abazungu. Muri El Paso bwana Patrick Wood Gracious yitwaje imbunda AK-47 ayipakira amasasu andi ayitwaza mu gikapu cye yerekezayo afite umugambi wo kuhicira icyarimwe abantu bose bahabarizwa bafite inkomoko muri Mexique, kuko ngo asanga barahabaye benshi cyane ku buryo iyo hageze ngo ubona neza ko basa n'abahahinduye iwabo. Abandi ngo nta nubwo ari abakristo basenga imana gakondo zitabarika, bakabikorera ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ngo bagatinyuka nanone kuvuga izindi ndimi zirimo n'izitazwi n'abazungu bakazivugira aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bamwe muri bo n'abazi icyongereza bakanga kukivuga ku bushake. Ibyo ngo ntibyihanganirwa. Mu nyandiko ze yasize akwirakwije ku mbuga zitandukanye kuri internet yanditse ko aba Abanyamexique ngo bagomba kubarimbura muri El Paso kuko ngo Leta ya Amerika yananiwe kubasubiza iwabo. Ibyo rero ngo byari inshingano ze kimwe n'abandi bazungu, kuko atifuza kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigarurirwa n'abantu nk'abo ngabo bakomeza ko haba benshi bigarurira igihugu buhoro buhoro. Abandi ngo ari nako bakomeza gushaka abagore b'abazungu n'abagabo b'abazungu bagashaka abakobwa babo. Ngo yasanga uko imyaka ishira rero buhoro buhoro abizarangira nta bazungu bakibaho. Yageze muri uwo mujyi wa El Paso arasa abantu 46 bose 23 barapfuye. Ntabwo ari abakomoka muri Mexique gusa bahaguye cyangwa se ngo bahakomerekere nk'uko yari yabiteganije, kuko hatuye n'abandi benshi barimo n'abazungu bene wabo, ariko amasasu yarasaga ku bwinshi nayo ntabwo yashoboraga gutoranya ngo amenye neza barasa atabyibeshyeho. Ni igitero we yagabye ku manywa y'ihangu, yinjira mu iduka rya Walmart ryarimo abakiriya n'abakozi basaga 3,000 bose, aho yarashe mu kivunge cy'abantu bangana batyo nta gutoranya, yambaye za écouteurs mu matwi zidashobora gutuma agira ikindi yumva ngo kimurangaza ahushe cyangwa hinduzwa umugambi we n'abataka batabaza. Iyo bigeze ku gihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo bihinduka ibindi. Ubwicanyi buhakorerwa mu buryo nk'ubu ngubu ntabwo bubarika, kuko uhereye no muri uwo mwaka wonyine w'2019 Patrick Wood Gracious yagabyemo icyo gitero muri El Paso, ubwo cyari cya 250 gikozwe muri uwo mwaka umwe wonyine, kigahitana nibura abasaga 4 kugira ngo byitwe fusillade de masse cyangwa mass shooting, aho ibitero nk'ibyo bigabwa n'abagambiriye guhitanira benshi icyarimwe. Buri gihe ntabwo bikorwa mu migambi nk'iyi ngiyi gusa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishingiye ku rwango ku batari abazungu gusa. Ubujura, ubusinzi, urugomo n'intonganya cyangwa ubwumvikane buke nabyo bihitana benshi muri ubwo buryo bwa mass shooting muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ibitero nabwo bikorwa muri uwo mugambi ushingiye ku ngengabitekerezo ya Great Replacement nabyo ni byinshi cyane nabwo aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Vuba ahangaha nanone ku itariki 19 mu kwezi gushize kwa gatanu muri uyu mwaka w'2022 umusore w'umuzungu w'imyaka 18 gusa y'amavuko Peyton Gendron nawe yakoze ku ntwaro ze yitwaje n'igitekerezo cy'urwango afitiye abirabura gishingiye kuri Great Replacement, ngo yasangaga abirabura ari benshi cyane ku buryo bubangamiye gukomeza kubaho kwabyo kwenyokoye y'abazungu, ngo ntaho yakandagiraga na rimwe aho ariho hose ngo aburi kuhahurira n'abirabura. Noneho ubu ngo bafite n'amafaranga, abandi babaye abategetsi n'abapolisi. Ibyo ngo yasanze muri uwo mugambi ugarukwaho cyane nta kabuza bazigarurira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ngo nta na politiki n'imwe cyamubabazaga cyane iriho muri iki gihugu yigeze ishyirwaho yo kongera kuba bagabanywa cyangwa se bagapakirwa ngo basubizwe iyo bavanywe muri Afurika, kuko ngo batanagikoreshwa nibura n'ubwo bucakara ngo bakore ku nyungu z'abazungu. Umuti rero ngo yabonye nta wundi, yasanze ngo ari gushaka uburyo hakwicwa benshi muri bo. Yatse imodoka yerekeza mu mujyi wa Buffalo muri New York ajya kuhica abirabura. Aho yarazi agomba kubasanga benshi, uri ku maduka ya Top Friendly Market yarashe 3 barapfa, akomeretsa abandi 3. Ibyo yabikoze anifata amashusho yifashishije kamera ifashe ku ngofero imurinda gukomereka, yari yambaye n'ibimurinda gukomeretswa n'amasasu, yitwaje imbunda n'amasasu menshi. Rwari urugamba kuri we.
yinjiye muri iryo duka cyangwa isoko akagenda harasatoranya abirabura gusa kuko hari abazungu benshi rero mu buryo bwamutunguye bikaba ngo biri no mu byatumye adahitanira benshi rimwe kuko benshi mu yatunze imbunda ngo yasanze ari abazungu abandi agenda bavumbura mu makarito y'ibicuruzwa bitandukanye aho bari bihishe bagitangira kumva ayo masasu abo yatungaga imbunda bavumbuye aho ngaho agasanga ari abazungu bagenzi be muri abo nta n'umwe yarashe. Nyuma yo gutabwa muri yombi ndetse no guhatwa ibibazo ntabwo banambaye yigeze agaragaza yavugaga ashize amanga ko ibyo yabikoze agerageza kurengera abazungu nkawe ngo bakorerwa jenoside mu mayeri agambiriye kubamaraho kwisi binyuze mu bikorwa byo kwimurira abarabu n'abirabura benshi mu gihugu cyabo. Nta nubwo byari ngombwa cyane kwirirwa hari ibyabazwa kuko hafi ya byose n'ubundi yari yabisobanuye bihagije muri video yashyize kuri Twitch no mu nyandiko ya page zisaga 180 zose yanditse asubira muri ibyo byose bikubiye muri iki gitekerezo tugarukaho cya Great Replacement cyangwa Grand Remplacement. Kurundi ruhande nubwo ibitekerezo n'amahame ashingiye ku ngengabitekerezo zijyana nayo mu rwango ruhambaye rw'abazungu ku bandi batari nkabo byakomeje kwaduka mu bihe byose bigashingirwaho kuri benshi, ariko iki cya Great Replacement mu buryo bushya bwamamajwe cyane mu nyandiko z'uyu Mufaransa Renaud Camus kuva mu myaka y'ibihumbi 2010 cyihuse cyane mu guhererekanywa hose mwese kandi kigakurikizwa na benshi bizeye ibyo avuga ku buryo nk'uyu musore wishe abirabura muri Buffalo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo bundi mu kwezi gushize. Muri izo nyandiko z'ubutumwa yashyize kuri internet abasaba n'abandi bazungu no mu bindi bihugu mu Burayi kimwe n'ahandi hose gusobanukirwa neza n'icyo gitekerezo nabo bakirukana abirabura n'abandi batari abazungu mu bihugu byabo bagahera ku babarizwa mu nzego nkuru z'ubutegetsi. Atanga urugero ku bantu nka Sadiq Khan, maire wa Londres ukomoka ku bimukira b'abanyapakistani. Ati umunyapakistani ni gute kuko ashobora gutegeka umujyi w'abazungu kuva mu binyejana amagana by'amateka? Ntabwo bishoboka. Yanditse ko ubwe yaramaze kwiha inshingano zo gutega indege akazajya guhitana nk'abo bose mu Burayi ngo kuko bisa naho mu bihugu byabo abazungu baho batasobanukiwe neza n'icyo gitekerezo cyo kubamara bakazahasimburwa n'abandi bagiye bahimukira bava mu bindi bihugu. Kurundi ruhande uyu Mufaransa Camus mu gusobanura neza igitekerezo cye nk'iki ngiki mu nkiko n'ibirego byinshi nawe yagiye ashyirirwaho yavuze ko nta rwango namba ndetse n'imvururu yigeze agambirira kongera kwadukana ngo Great Replacement ubu ngo abazungu bagenderaho bamwe bibasira abatari abazungu bose batuye mu bihugu byabo. Avuga ko nta gisobanuro na kimwe cyangwa se ubundi buhanga ubwari bwo bwose bwakwirirwa bugenderwaho mu gusobanura inyandiko ye kuko we ngo yumvikanisha ko igomba kubisobanurwa nabi ikanakoreshwa n'abandi mu buryo buhuza gusa n'amarangamutima basanga ngo y'urwango. Wiyemeza ko atari umuntu wigeze urangwa na rimwe n'urwango rwari rwo rwose. Ati ndi umwanditsi gusa nta kindi. Icyo nakoze kandi n'akazi kanjye. Abicwa n'abazungu bashingiye ku byo nanditse singewe wabibazwa nibo kuko ntashobora no kwandika ngo nindangiza mfate n'umwanya wo kujya gusesengurira buri wese uzasoma ibyo nanditse. Ni icyo nashatse kuvuga. Buri wese arasoma yarangiza akiyumvira ibyo yasomye mu nyandiko mu buryo bwe, ariko nanone ibyo yumva n'ibyo yiyumvisha n'ibindi bitabo byose nuko nguko, yewe n'ibitabo byitwa bitagatifu nuko. Ni nayo mpamvu hari abifashisha za Bibiliya cyangwa Korani bakica abantu, ariko ntawe ndumva avuga ko ibyo bitabo bigomba gucika cyangwa abo bazabibona na bose bazabashinja urwango. Nyamara njye nanditse nshingiye ku byo mbona ibiriho. Wasobanura ute ko nk'ubu wagenda ugasanga umujyi wabayeho mu binyejana 20 utuwe buri gihe n'abantu bamwe, noneho mu kindi gihe cy'imyaka mike gusa ibarirwa ku ntoki ugasanga byose byarahindutse, abo ngabo aribo bahindutse banyamuke muri uwo mujyi, abandi batahahoze batanafite byinshi bahuriyeho nabo aribo bahabarizwa kwijanisha rihanditse kubarusha. Ni gute umujyi watuwe n'abantu bahoze ari abazungu gusa mu myaka ibihumbi uyu munsi usanga noneho utuwe n'abantu bavangavanze bakomoka ku gushakana hagati y'abazungu, abarabu, abirabura ndetse n'abandi? Iyo nzira rero ibyo byose bicamo uko bizaba bimeze mu myaka magana izakurikiraho, indimi zizavugwa aho hantu, umuco ku bazaba bahatuye, ibyo kubyibaza byaba bitwaye iki? Kwandika no guhimba ni iki? Buri gihe bijyana n'ibiriho. Kwibaza uko byagenze ngo bibe biteye uko bigaragara ubu nuko bizaba biriho mu gihe kizaza. Njyewe icyo nakoze ni ukwibaza ingaruka zizabivamo ibyo byose mu hazaza. Niba rero ntazo, ibyo nabyo si ikibazo cyanjye, ntabwo bindeba. No kwibutsa abantu nuko batungira agatoki gusa ibyo mbona, hanyuma ibyo bibwira nuko babyakira. Sinzi niba byaba bindeba mu gihe njye ntavuze ubusa cyangwa ngo mpimbe bitariho, kimwe nuko byaba biriho ahubwo n'abo bantu batabibona. None se niba Ubufaransa bwo mu binyejana 3 bizaza buzaba butuwe n'abarabu n'abirabura, nta bazungu bakihabarizwa, cyangwa se Palestine na Angola ari abazungu gusa bahabarizwa, nta birabura cyangwa abarabu bahari, ese ibyo ngibyo hari icyo bizaba bitwaye?
cyaba gihari cyangwa nta gihari byo bivuze iki? Ibyo byose buri wese uyu munsi yabyakira ukwe, ntawe ntuma kubiheraho ngo yibasira abandi, ariko kubitekerezaho no kubyunguranaho ibitekerezo, ibyo ninde bifite icyo bitwaye. Nuko nguko bwana Renaud Camus wongeye gukwirakwiza iyi nyandiko ya Grand Remplacement isomwa n'abazungu benshi bakayishingiraho urwango ubungubu mu guhitana batari bake mu birabura n'abandi batari abazungu. Wasobanura icyamuteye kubyandika. Ni inyandiko avugamo ko nk'ubu mu bihugu byinshi mu Burayi ngo usanga abazungu batavangiye baboneka ku ijanisha ryo hejuru mu myaka yisumbuyeho cyane mu bukure. Abasaza n'abakecuru ngo nibo bazungu gusa bahasigaye, mu gihe hashize ibisekuru byinshi abana bavuka ku ijanisha risigaye mu Burayi ari ibyemanye hagati y'abazungu n'abirabura cyangwa abazungu n'abarabu, ndetse nanone hagati y'abarabu n'abirabura. Ikirenga kuri ibyo nanone benshi ngo bakaba ku ijanisha ritari rito ari abayisilamu. Ibyo muri iyi nyandiko Renaud Camus avuga ko byakomotse ku bintu bitatu. Icyambere ngo ni iterambere rishingiye ku nganda rikenera abakozi benshi cyane bahembwa make, abo ngabo mu nyungu z'ubucuruzi bakajya kuvanwa mu bihugu bikeneye by'abarabu n'abirabura kugira ngo bazahembwe make, bakoreshwa mu buryo budatandukanye cyane n'ubucakara mu isura nshya. Bahembwa make abazungu kavukire batakwakira mu bihugu gakondo byabo. Icya kabiri ngo kikaba inkubiri yo kwihuza kw'imico y'abatuye isi, abasigaye baririmba kimwe, bambara kimwe, bakararikira bimwe. Iterambere ry'itumanaho rituma imibereho ijyanishwa hose mu mujyi umwe kuri bose. Icyanyuma garukaho kikaba icyuko ibyo byatumye imico gakondo no kwita ku mateka y'abantu ku giti cyabo n'imyemerere yabo, ibyo ngibyo ngo byararushijeho kugenda bicika no kugabanyukana mu nzozi zo kugira isi imwe y'abantu bakora ibintu bimwe. Ibyo rero ngo biragira uruhare runini cyane mu kugabanya umubare w'abazungu mu bihugu byahoze byitwa ko ari ibyabo, ari bo babituye. Uyu munsi bikarushaho kurangwa bijanisha rinini cyane, kandi ngo rirushaho no gukomeza kuzamuka ry'abandi baturage batari abazungu. Abahejeje inguni cyane rero mu nyandiko nk'iyi ngiyi n'ibitekerezo biyishingiyeho bo babisamira hejuru ku bwinshi, bavuga ko ubwiyo ngiyo ngo nta kindi ari jenoside iri gukorerwa abazungu mu mayeri buhoro buhoro, ariko ngo bikazarangira nta bazungu nyabazungu bakibaho mu isi. Mu yindi nyandiko nayo yavuyemo ibitekerezo bihambaye nabyo bishingirwaho kenshi urwango ku batari abazungu mu Burayi, muri Amerika ndetse n'ahandi ku migabane n'ibihugu bita gakondo yabo. Bijyana n'icyo uyu mwanditsi Camus yise changement de peuple mu nyandiko yo mu 2013 avuga ko amahame y'ubucuruzi n'inyungu z'amafaranga yasimbuye politiki z'umwimerere zijyana n'umwihariko wa buri gihugu, ku buryo guverinoma mu bihugu byinshi ngo zahindutse kimwe n'ibigo by'ubucuruzi kugeza ubwo inyungu z'abatuye ibihugu ba nyirabyo ngo zirengagizwa hakarebwa gusa ibijyanye n'ubucuruzi mpuzamahanga. Mu gihe rero ngo abaturage nabo ntacyo baba bafite kinini cyatuma babasha guhindura guverinoma, ngo nizo guverinoma zahisemo guhindura abaturage ahubwo kuko bo ntacyo babasha gukora kizihindura. Abazungu bakavangavangwa n'abaturuka ahandi barimo abo barabu n'abirabura, byahindutse ngombwa ko bakenerwa muri ibyo bihugu mu nyungu z'akazi n'amasezerano bibyara amafaranga, nta kindi gishingiweho. Capitalism, ihame ry'ubukungu bushingira ku nyungu bwite no kwisanzura ku rujya n'uruza rw'ibicuruzwa na serivisi ku rwego mpuzamahanga, kimwe na mondialisation. Gushinga politiki zimwe zikurikizwa mu isi yose, nta gihugu na kimwe gisigaye. Mu mahame nk'aya mashya nayakomeje gukurura urwango rushingirwaho ubwicanye ku mbaga y'abatari abazungu. Ayo yombi, capitalism na mondialisation, ngo ni amahame yarushijeho gushimangira ko igihugu cyaturwa n'abantu abo ari bo bose, ntibinabe ngombwa ko icyo gihugu kiba ari gakondo yabo, ku buryo igikomeye ku gihugu ubu ngubu ugihindurwa guverinoma yonyine, naho umuturage ubarizwa muri icyo gihugu hakaba yaba uwo ari we wese, kimwe n'umukinnyi mu kibuga yagumishwamo ubuhanga afite mu mukino gusa. Ibyo kuba yaraturiye ikibuga cyangwa kibarizwa hafi yaho aba, cyangwa nanone cyarasijwe mu isambu ya se, ibyo bikaba ntacyo byo bikimaze, ahubwo uwo yaba umukinnyi wahahamagazwa n'iyo wabo haba hitwa ikantarangi agakinira mu kibuga icyo ari cyo cyose. Ibyo rero ngo ni nabyo bituma ubu ngubu haba abirabura, abahindi, abayisilamu n'abarabu ku bwinshi mu bihugu nk'Ubufaransa n'Ubwongereza n'ahandi hose hakomeje mu gihe kinini kwitwa ko ari ibihugu by'abaturage b'abazungu. Ariko ubu ngubu ngo ntabwo ariko bikimeze, kuko ngo hari imijyi basigaye noneho biganjemo ku ijanisha risumba n'iry'abazungu cyangwa se riryegera cyane. Uhereye ku mwanditsi w'Umufaransa Arthur de Gobineau, uyu ni wo mu mwaka w'1800 yabaye n'umudiplomate w'Umufaransa wahagarariye Ubufaransa muri Suède, hari ambasaderi wabwo. Uyu yanditse inyandiko yise Essai sur l'inégalité des races humaines mu 1855. Ni inyandiko yasobanuye bityo yise ubusumbane bw'amoko y'abatuye isi ashingiye ku ibara ry'uruhu,
ibitekerezo birimo ibigaragaza abirabura hafi kimwe n'inyamaswa abandi basanga byaranashingiweho cyane nk'imwe mu mpamvu yo kubagira abacakara bahindurwa hafi nk'amatungo y'abazungu. Umucakara akaba igikoresho cya sebuja, yagenza uko ashaka hafi kimwe n'ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose yaba atunze. Ibi byose rero byo birajyana ku rundi ruhande ubwo n'abavuye ahandi bimukira muri ibyo bihugu, ariko nko mu Bufaransa kugeza aka kanya mu 2022 n'ijanisha ry'abimukira ubwo rigeze hehe? Umwe mu Bafaransa 10 ubwo baba muri icyo gihugu bahafite ubwene gihugu n'umwimukira. Umufaransa ufite inkomoko ahandi hatari mu Bufaransa ubwo babazwe umwe ku wundi barabarirwa muri 6,800,000, hafi 7,000,000. Abo ngo bamaze kuba benshi cyane, kandi ngo ni n'ijanisha rikomeza gukura cyane ku muvuduko uhambaye no mu bindi bihugu by'Uburayi. Aho niho imibare igeze, ariko mu buryo bw'amategeko ubundi bisanzwe bibujijwe bikanaziririzwa cyane muri iki gihugu cy'Ubufaransa kugira imibare ariyo yose cyangwa se amabarura byakorwa hashingiwe ku nkomoko, imico cyangwa amoko y'abantu. Ariko mwibanga byo nta kabuza imibare nk'iyo ngira kusanywa kandi igashyirwa n'ahagaragara. Abirabura cyangwa se n'abafite aho bahurizwa nabo hose mu nkomoko mu Bufaransa bafite ubwene gihugu bwaho bari hagati ya 6,7. Nyamara ubwoba bushingiraho ko kwishisha kw'abangaba kimwe n'abandi batari abazungu bazaba benshi bakigarurira igihugu buhabarizwa mu bihe byose. Ndetse uyu munsi bamwe mu banyapolitiki b'Abafaransa naho politiki zabo zose zishingiye ku mugaragaro bakavuga ko bo biteguye gukumira uko kwimukira mu bihugu byabo mu buryo bwose bushoboka ku bandi batari abazungu. N'Ubufaransa rero kugeza ubu ngubu bw'abanditsi benshi bagiye badukana ibitekerezo nk'iki ngiki giheruka cya Grand Remplacement cyafashe intera ihambaye vuba ngaha kuva mu myaka ikurikira 2010, ubu bikaba bigeze mu 2022 kigenderwaho cyane mu guhitana abatari bake. Ubufaransa bwadutsemo benshi bakwirakwije inyandiko nk'izi ngizi zagize ingaruka ku rwego rw'isi yose mu bihe bitandukanye. Umwanditsi Gerard Noiriel agaragaza ko ahanini Abafaransa babyadukanye cyane mu kinyejana cya 19 kurusha ikindi gihe cyose cyabanje. Benshi muri aba banditsi n'abanyapolitike muri iki gihugu mbere y'intambara ya kabiri yese bagarutse ku nyandiko zabo mu bitekerezo by'uko mu Bufaransa no mu Budage Abanya-Armenia kimwe n'Abayahudi ngo bari babangamiye cyane inyungu no gukomeza kubaho mu bwisanzure kw'abazungu muri ibyo bihugu bari basanzwe batuyemo mu mutuzo n'amahoro abo bandi batarahagera. N'Abanya-Armenia n'Abayahudi batsembwe ku bwinshi mu Burayi muri ibyo bihe mu ntambara ya kabiri yese. Naho nyuma yayo ni inyandiko zahinduye abanzi bashya Abanyamagreb, abaturuka mu bihugu byo muri Afrika ya ruguru ngo bari bamaze kwirunda mu Burayi ku bwinshi nabo benda kuba benshi kurusha abazungu. Naho kuva mu myaka y'1960 ni ibitekerezo nk'ibyo ngibyo ariko bishingiye noneho ku mico n'amadini. Abanditsi nk'aba ngaba mu Bufaransa batangiye kwibasira cyane bavuga ko nabyo byibasiye abazungu, ngo abantu barushagaho kwadukana imyemerere mishya n'umubare munini cyane uzamuka w'Abayisilamu n'andi madini atari aya Gikristo. Ibyo nabyo ngo byarushagaho gufata umwanya ukomeye mu bihugu byabo. N'ubundi mu Bufaransa mu myaka y'1880 abandi Bafaransa babiri nabo n'abanditsi Edouard Drummond na Maurice Barrès bakwirakwije inyandiko zashingiweho urwango ruhambaye narwo ku Bayahudi. Uyu Edouard Drummond yari umunyamakuru w'amahame akarishye y'Ubugatolika, banamuhimbye papa w'urwango ku Bayahudi. Yanditse igitabo yise La France Juive mu 1886, nicyo cyagurishwaga gusumba ibindi bitabo byose muri ibyo bihe, kopi zirenga 65,000 ku mwaka umwe. N'igitabo Edouard Drummond yashinjagamo Abayahudi guhindura Ubufaransa igihugu cyabo mu mayeri, babinyuza mu kwigarurira ubutegetsi no guhamagaza bene wabo ku bwinshi babashyira mu buyobozi bw'ibigo by'ingenzi byose byinjizaga inyungu zifatika n'amafaranga muri ibyo bihe. Guhera mu 1901 ikinyamakuru L'Humanité cyasohorwaga buri munsi cyashinzwe n'umwe mu banyapolitiki bakomeye babayeho mu Bufaransa bwo muri ibyo bihe, Jean Jaurès. Uyu yatangije urugamba rukomeye rwo kurwanya ibitekerezo nk'ibi ngibi bya Edouard Drummond, wari ushishikaye cyane mu nyandiko zagaragazaga ko abakomoka mu Butaliyano bwo muri ibyo bihe nabo ngo bari bafite umugambi wo gufashanya kuri bene wabo bagakomeza kwimukira mu Bufaransa ku bwinshi kugira ngo bazabwigarurire bahereye mu bice bya Marseille, ngo bari bamazeho kuhahindura indiri yabo. Kuba rero n'inyandiko Grand Remplacement ya Renaud Camus y'ejo bundi mu 2010 ubu nayo yarakwijwe isi yose, ikabishingirwaho na bamwe mu bazungu bica abandi batari abazungu ku bwinshi mu bihugu bitandukanye hanini mu Burayi na Amerika. Byose ngo ari uko bahangayikishijwe n'uko bazahaba benshi bakaba bashobora kuzigarurira ibyo bihugu. Bisa n'ibidatangaje cyane kuba byagira inkomoko n'isoko mu Bufaransa, kuko ari igihugu buri gihe gihorana nibura umwanditsi umwe ugezweho mu gihe runaka.
mu nyandiko nk'izo ngizo zihita zikurikirwa na benshi mu rwango mpuzamahanga rushakirwa impamvu zisobanurwa bijyana n'inyurabwenge ziyobya benshi, bikaba ibitekerezo buri gihe bitutumbana ubwicanyi budasanzwe bikajya guhagarikwa bihitanye benshi, imyaka igashira hakaduka ibindi, buri gihe bihereho mu Bufaransa. Dusoje iki kiganiro inzira y'ibihe twagarutse birambuye ku nyandiko yiswe Great Replacement cyangwa Grand Remplacement, nk'igitekerezo mu nyandiko igarukwaho cyane ubu ngubu mu mahame akarishye cyane ari gushingirwaho hicwa abatari bake mu rwango, abazungu bamwe bashingiraho cyane bibasira abatari abazungu nk'abo mu bihugu bita ko ari ibyabo, ariko ngo bikaba birushaho nabyo kugenda bibarizwamo ijanisha rinini cyane ry'abandi baturage batari abazungu. Naho ubutaha.